bivanemo. Bayi bikanze bivanemo. Ibi ni ibiki wambaye? Nzovu nawe nyubaha. Nkubaye gute ariko Sadu? Mbwira ukuntu wari umupasiteri mwiza, ufite umugore mwiza, ukirwa wambaye ibi bikanzu gutya. Imisi yose nta gisa. Cyagiye naraje nyigukuramo ongera isubiza. Hanyuma numara kuma igitambaro cyanjye. Wavanamo ni ibi bikanzu. Vanamo ni ibi bikanzu. Nzovu mbabarira. Nzovu. Cyanda ako igitambaro cyanjye. Ntabwo uri tari guhinduka. Mumbariza. Ntabwo uri tari guhinduka. Ugahinduka utandukana n'inyama. Ntabwo uri tari guhinduka. Ngira icyo gutya ma. Kiradushitse. Mugifate. Yaba ufite nge nawe. Ibeshe none. Nawe uri inkozo noneho. Inkozo none. Jewe ngenda mutena napfa aka kanya. Imana yanyumva. Kuko ndi kugerageza gukira amabuye hasi. Nta nkize ha. Sadu ntore rya kabiri se. Sadu. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingi wana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri murabiranye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oye sinongeye kugwikazo dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya w'i Rwanda urwanya abarwanya akazamura ibyishimo by'abanyarwanda Rwanda bagashika mu tondo saa 7 n'imugoroba basasa amatara gakeka cyangwa gasamba ubundi wicare kuri Manzi na Innocent TV urebe ibyiza tugenda tukugenera uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo turihe murabizi urugamba turimo n'urwo gushaka Sadunda. Oya wa munyamakuru we nanjye Sadunda ndimo kumuhiga ibaze Sadunda asanzwe ari pasiteri agize ati ariko kandi nanone sinjye urimo kumuhiga ngiye nyine n'umugore we nawe arimo kumuhiga turashaka kumufata nibura twamubuze n'ukuri kw'Imana ntekereza ko n'Imana wo mu ijuru nayo irimo kumuhiga ntago dushaka ko akomeza kwambara biriya bikanzu ngenda umuntu w'umugabo akirirwa yambaye amakanzu nk'ay'abagore nimba baramuroze nimba baragize bati ibi ntago reka ngiye byibuze ngire n'ikintu mbwira abantu badukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV. Twebwe wenda Sadunda dushobora kumuhiga tukamubura ariko mwebwe aho muzamutubonera rwose mujye muturya kara. Hari ibintu tudashaka, hari imico itari y'abantu babagabo. Nta kuntu umuntu w'umugabo hirwa yambaye ikanzu ufite umuryango uzi ko afite n'umugore mwiza n'umwana mwiza. Ye burambabazwa n'umuryango yashatsemo. Babazwa n'umuryango yashatsemo ariko gahunda ya nge mu bantu bambabaza Sadunda arambabaza ariko nge ndamutse mubonye sibyo. Wa nukuri ariko wibiseka wa munyamakuru we agahinda ufite nge akumfite ahubwo nimbuhazi ijya kunyerekewe mu rugo nge mpagire kurese dore ni hano tugende nukuri kandi namukumunyeretse shaturanyura ahantu nkugura agacupa fanta inkoko gusa nge kibazo cyanjye rero dendo Sadunda yo muciyeho mera nk'umuntu nyijije ngurube ku musigiti ahita duhita turwana dushwana ibintu byinshi. Oya ntago dushoye turi babiri uramumfasha tugende rwose uramuka ajya imbere uhanyereke ni hano hafi afite ibibazo mwana ndabimwambura biriya bikanzu ntago bikwi ibaze nk'umuntu oya irasanzwe ari na pasiteri kwihisha mu bantu pasiteri wa arimo kujijisha mu bindi bihe byatambutse yarambwiye ngo nyene ngo byatewe n'ubuzima ngo yabonye ubuzima sakirwa yambaye ikanzu nk'izo ibundi keka nimba sigajijisha akamera nk'abari abantu bijijisha wagiye se ngaba ari ku hano ku mihanda aba yategeye singuri yase n'umubona none yashizemo n'igitambaro do ariko ziko abapasiteri umuntu wari pasiteri bose nukugira ngo agende aci inyuma wenda wagira ngo ngenda kubeshya singuyu se dore none tugize amahirwe ntarebe rero umupangu tugiye gukora ni nka wandi wo muri la Casa de Papel tureta kumugota impande bira ntabwo aducika wowe dore singuwase umva Sadunda niwe twashakaga
ni wowe twashakaga ibi bikanzu bivanemo ibi bikanzu bivanemo ibi ni ibiki wambaye Nzovu nawe nyubaha nkubaye gute ariko Sadu mbwira ukuntu wari umupasiteri mwiza ufite umugore mwiza ukirwa wambaye ibi bikanzu gutya imisi yose nta gisa mere igitambaro cyagiye naraje nyigukuramo wongera uyisubiza hanyuma numara kuma igitambaro cyanjye vanamo n'ibi bikanzu vanamo n'ibi bikanzu mbabarira Nzovu cyanda ako igitambaro cyanjye ntabwo uri tari guhinduka mumbariza ntabwo uri tari guhinduka ugahinduka utandukana n'inyama ntabwo uri tari guhinduka ngira icyo mpinduka fasha gutya reka ariko reka mbwira Sadu reka nkubwire ukuntu ufite umugore mwiza n'umwana mwiza ukirwa wambariye ibi bintu reka nkubwire kuramo twubahane twubahane ubu muretse twumve buretse hanyuma mbwira rero ikibazo dufite se ntabwo ukizi ukirwa wambaye gutyo abantu barabuze umwanya wo kujya bakora ibyabo ubu se umugore wawe nawe arimo kuguhiga arimo kuguhiga nawe yaciye hirya ahubwo wajya kubona ukabona nawe wageze hano iyo gahunda ndayifite turimo kuguza igitambaro man ntumusubize icyo gitambaro urabizi ko nta mikino njye nawe tugira ntubizi ndabizi ko ntayi ndabizi ko ntayi ariko ubundi nkubaza ariko ibintu tuba tuguka rubona nta gaciro bigufitiye wowe bwawe reba umuntu w'amanwa angana gutyo kutukwandarika se ariko ibaze umuntu usanzwe ari pasiteri yambaye neza rero ukuntu wambaye mbese ibi ntibekese ukuntu wambaye agakazi hari ikintu kibaho iyo ukomeje kubembekereza umuntu umutinza iyo wembekereje umuntu umutinza bityo telefone neza zana iyo telefone yawe vuba iyi telefone fasha gutya mama kiradushitse mugifate gifate kiradushitse sha n'umukoboyi namanya urabizi byose amukuneza cyangwa ndabikuramo ariko ngenzute urabikuramo umva ariko umva urayivanamo fasha n'amafaranga y'Imana z'amafaranga nayo fasha ni mikrofone fasha twe tuyibitse byose wiyibika mikrofone kuramo imyenda mani yivanamo Caritas ntuyigize baretse mwarakuvuga gahunda no kukwambura akuze mbere ukiri pastor ukono wari umwana mwiza reba buryo wari umwana wambaye neza byirute narajya kumanda ujisha ukambara amakanzu haguruka rero ikuremo witorero ntirimo kugushakisha aya masuri itorero buramo uri itorero hirwa ujisha wambaye amakanzu y'abakobwa wowe wigize amakimana we abantu bazajya bafata igihe cyabo birirwa bakubungaho bakwirukankaho bagira bate amasundi uranyirukankaho kugira bigende umugore wawe aragukeneye urumva umugore wawe aragukeneye kuko baramwishyura nziza rero kubaza ikibazo umwana wawe aragukeneye famille yawe iragukeneye reba ahantu hose iyi mbaga yose uba wahuje nabo bakubone nyine babone ko umuntu w'umugabo wirirwa yirukanka ku muhanda atarasanga ibyo by'abagore cyo nshaka kuramo nyine uragira ngo ugere je ni nshaka urumva fata ino shati ngewe yambare fata ino shati mana ibintu byo kujya mani utantera ibuye Sadu utantera ibuye Sadu ntabwo riri hafi ahangaha Sadu yibeshye noneho ibeshye noneho ibeshye reba yufite nge nawe ibeshye noneho nawe iri inkozo noneho jewe ngenda mutana napfuye aka kanya Imana yanyumva kuko ari kugerageza gushyira amabuye hasi nayo nshyize ha Sadu ntwari rya kabiri se Sadu mani mubizane Sadu oya mani umukaritasi kuramo iyo myenda vuba
ibi ni ibiki wambaye umuntu icyo w'umugabo ushaka ni imyenda cyangwa urashaka icyo shaka ni imyenda ngewe hanyuma uyimaze iki se kuramo niko navuze hanyuma se reka nkubaze mbaza basi nkubaze ikibazo ki kimbaza uragira ngo nambara ubusa niyandarike ku muhanda jereka nguhereza imyenda wambare abagabo bose urabafata ukabatesha agaciro man nabateje agaciro asone buri gihe wowe burakuza umbaza ikibazo kizima ukaza unesha umutwe nakubajije impamvu wabigiyemo wari pasiteri mu minsi ishize wabivuyemo none urumva wakizaga abantu bagakizwa muhereza ibyo bikweto muha inkweto yambaye fata amabere mo kumuzungu mpereza ko iyo itambaro nkwereke man fasha gutya ugiye kumuboha itonde nakubwiye nimba ushaka kuzana ibintu byaje nta kintu cyo mundebera nimundebera mwese nta kintu wa nimundebera mwese hari kintu wazumbye ese ko arimo kubumbabumba kubumbabumba ibitabo mukayitasa usanzwe uta nundebera mwashoje kakara kujya hepfo haguruka mu maneza haguruka mu maneza nyireka amaguru mota mwitambuke reka amaguru haguruka reka amaguru haguruka ariko mbohora amaguru mubohore mbohora amaguru sindi kurengana ibikanzu munzi ubu murabona nari kurengana ntabwo ducika murabona nari kurengana haguruka nyine mbohora amaguru mbohora simbizi je cha buryo wiruka nje nago najya kwiruka nyine mbohora haguruka amaguru byose umukara haguruka nese ndahaguruka gute wambashye gute haguruka man ndambohora none sasa nawe tureba hano nyine nzitura hano urayikora akoze nk'ubu ko ibintu mama muri kunywera nibi wowe icyo dushaka umugore arimo kuguhiga vanamo aya makanzu usubire mu idini rya pasiteri indera surabona nasi ubase man ugereranya abantu bareka kumvikana akajya twara asi umukobwa ubundi ari muzima oya bamba bari ukande mota bamba bari ukande wangwanye umuntu kamugira ariko uyu mugabo yari umupasiteri ari umugabo mwiza sibyo none asigaye yirirwa yambaye amakanzu nk'ay'abadamu mubibonye mubibona umuntu w'umugabo no kwirirwa agenda mu nzira n'amakanzu emera umugore arimo ukuntu ufite umugore mwiza usa neza n'umwana mwiza koko mana ubu twaje tugushakisha dore ni hari haruguru cyangwa nyine ndabizi ndekura wo mota dore ni hano haruguru man ndekura nyine ujyana umubazi ndekura ibyo man tugende genda umubazi ndekura asa duhorabona wananira genda wowe umubazi ndekuye mota rata kumvikana bari hano sadu ntago wananira ya baba sadu ramukata aragucitse kiragiye mwagashoje ubundi mwagashoje wamvuye mereza inkweto zanjye nzovu mereza inkweto zawe wamvuye aratuma kuba twamubonye nta kindi ntiyemera gutaha se ntiyemera gutaha se sadu wamvuye inyuma ntaducika ariko mwihorere ndetse undi mwagashojeje hano ni mu gasozi araducitse sha icya mbere ariko ibimenyetso turabifite mwihorere oya icya mbere ni uko mubonye sibyo urabona ko umusazi wacu byakomeje kwisagura ariko gahunda yacu niyo kumusubiza mu rugo turahamusubiza nta kibazo kubana neza cyane turabakunda we dufite ibimenyetso telefone ye turayisigaranye icya mbere ni ukumenya aho akorera sibyo nta kibazo